hahandi bavuze ngo igishitsi n'imizi y'ico giti ukihambiriza ibyuma n'imiringa ngo kije mu butaka bwo mu gasozi. Imana iramubwira ngo uzava mu bantu ugende ubane n'inyamaswa iriya mu ishamba, uzamaraho ibihe 7. Bibiri ijambo ry'Imana harabisobanura neza. Ni mu zindi Bibiliya ruzindi ndimi bavuga ko yamaze y'imyaka 7, ariko ubwami bwe ngo bwakomeje gukora batazi y'umwamari yaragiye mu nyamaswa kugeza ngo igihe imisatsi yiwe yabaye kubwoya bw'ikizu cyangwa se bwa kagoma, ngo n'inzara ze zimera nk'inzara zibisiga. Abayongiyo mu gihe cy'imyaka 7 mu ishamba iri yarabanye n'inyamaswa n'imparage ngo akarisha ubwatsi nkinga. Imana yakira komeye cyane. Haleluya. Kubera ikintu ciki, ikintu cy'ubwibone. Urumva Imana yamuhaye gukomera, imuhereza icubahiro, imuhereza ubutunzi, ngo arangiza aravuga ati Babyloni yanje narakubatse, nakubakishije imbaraga zanje ngo kugira ngo niheshe icubahiro. Imana rero atereka nkwereke, ugomba guca bugufi ukamenya ko ubwami bwose n'icubahiro cyose Imana ari igitanga, kandi ngo gihereza ugize gute ngo uwishaka, yaba akomeye cyangwa yoroheje. Mwene data, niba ko kanduka kubamwo kubwibone kubwirasi, twaririmbye hano hari indirimbo baririmbye tunejeje cyane ivuga ko Yesu ari muri twebwe. Yesu niba ari muri twebwe tugomba guca bugufi. Yesu yarakomeye. Igiye guhura n'inyigisho twigishijwe uyu munsi mu gitondo. Haleluya. Reka dusenge hanyuma dukomeze kuko amasaha yacu ababaze. Mana turagushimiye, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, uri Imana y'urukundo rwinshi tutabasha kurondora. Niwe waturinze abangana gutya, abose bicaye ahangaha kugira ngo bumve ijambo ryawe ndetse n'abandi batashe. Tugushimiye ko waraturindiye mu miryango, turindira aho twirirwa, abantu bafite imirimo itandukanye. Tugushimiye rero kuri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe. Turasaba Mwuka Wera kubana natwe, ngiye ugiye kurivuga umpa imbaraga. Mwuka Wera be kubwenge no kururimi rwanjye, nabicaye nawe ubaheze kumva, kugira ngo ijambo ryawe ritwigishe, ijambo ryawe riduhanire gukiranuka, ijambo ryawe ridusubizemo imbaraga, ntituruhererwe gupfa ubusa, tiribe amasigara cicaro, ariko rigira ico rihindura mu buzima bwacu. Turagushimiye kuko byumvise, tugukomeye amashyi, tugukuriye ubwatsi mu izina rya Yesu, amen. Reka mbaze akabazo kamwe, ibandi bateranye mu iteraniro rya mbere uyu munsi bazamura ibiganza turebe, muzamure cyane turebe. Nababonyine gusa ahangaha ni bakeya, mumanure. Ndashaka kubaza ijambo batubwirije, uvuga butumwa yatubwirije, ijambo rigufi kandi ryiza ryanejeje cyane. Ninde watubwira icyo batwigishije, ijambo batwigishije? Wenda mu magambo 2 gusa, mu magambo 2. Muvuge cyane. Haleluya. Yatubwirije ngo Imana iratuzi, Imana iratuzi natwe turayizi. Akibwiriza hari ijambo nahise nibuka mu gitabo cya Luka ibice 12 uhereye ku murongo wa 6 no ku murongo wa 7. Iryo jambo ndarikunda cyane, riravuga ngo ibishwi 5 ngo bigurwa amakuta 2, ngo ariko nta na kimwe kizakigwa hasi ngo Imana itabizi. Ngo ndetse kuri 7 bakavuga ngo n'imisatsi yacu, imisatsi yacu ngo irabaze Imana irayizi. Abadamu buryo baje muri saro hari imisatsi imwe iziva ku mutwe, iyo nayo Imana igize gute irayizi. Haleluya. Ngo mbese ndi muzi ko ngo Imana niba yita kubiguruka byoroheje ikabimenya, kuko idutinya, kuko itugira ubwoba. Niba Imana imenya ibishwi ikamenya zino nyoni zose ikazitaho, ngo ntizibiba, ntizisarura, ntizihunika, ariko izo ngizo ngo Imana nazo gize gute izibeshejeho, ngo ntimutinye. Uyisomye haruguru haravuga ngo ntimutinye abica imibiri hanyuma ntibagira icyo batwara ubugingo, ariko ngo mutinya abica imibiri bakica n'ubugingo. Ufite imbaraga zo kwica umubiri ngo akica n'ubugingo, ngo byombi akabishira muri Gehinomu. Imana yakira komeye. Haleluya.
none se turashaka ngo tuvuge je numvishe mbagijwe rwita ntaha Imana iratuzi irakuzi ibyo ucamo niba ari ibibazo ufite niba ari ingorane witinya wigira ubwoba komera humura Imana ishimwe cyane uyu munsi bambwira ngo tuganire ijambo ry'Imana natekereje hejuru kuganira hejuru y'ihema inyigisho ndazitegura tekereza kuvuga hejuru y'umurimo wa Kristo kuko byari bigiye guhura n'uyu munsi ariko umutima numva umutima umbwira kuvuga hejuru y'icyaha insanganyamatsiko y'uyu munsi turaganira hejuru y'icyaha cy'ubwibone rwose narabiteguye nagira ngo mbikoreho umutima umpamiriza ko tugomba kuganira kuri iki kintu tugiye kuganira hejuru y'icyaha cy'ubwibone turavuga gusobanura ubwibone icyo ari cyo hanyuma tuze kureba ico bibiri bivugaho ijambo ry'Imana se rivuga iki hejuru y'icyaha cy'ubwibone hanyuma tuje gutanga ingero z'abantu batewe na Satani bagira icyaha cy'ubwibone hanyuma baza guhura n'ingaruka nyuma dusoze ntabwo turi butindi rero ndabona hano higanjemo urubyiruko cyane kandi ntabwo nshaka kuvuga njyenyine ndashaka kuko fatanya namwe nine muntu wampereza ubusobanuro bw'ubwibone ubwibone niki iyo bavuga ngo uyu muntu ni umwibone uyu muntu ni umwirasi uyu muntu yishira hejuru ndashaka umuntu abanyeshuri hano hari abanyeshuri cyane adusobanurire mu magambo hatatu aduhe definition aduhe ubusobanuro bw'ubwibone ubwibone niki nyuma ndaza gutanga definition nyuma ariko ndashaka dufatanye tuvuze ngo uyu muntu agira ubwibone uyu muntu ni umwirasi uyu muntu yishira hejuru tuba dushatse kuvuga iki niyo waduha definition ubusobanuro mu magambo hatatu gusa akora interuro atubwira tubwibone atubwire turihuta minota yacu tucungana nayo hari ntimuzi ubwibone ntabwo ari Kinyarwanda se arakoze cyane babazi duhereze ubusobanuro ubwibone harundi yes no gukora ikintu kitakurimo ukagikora ngo abantu bakurebe ndashaka umuntu uforumira neza uduha vuba ubwibone niki ubwibone ubusobanuro okay okay murakoze cyane wenda nabatunguye ariko umunyeshuri nyine ugomba kuba uri tayari nabaje ico twize mu gitondo none tugiye kwiga hejuru y'icyaha cy'ubwibone navuze ngo turatangira n'ubusobanuro definition iyo bavuga ngo uriya muntu ni umwibone agira ubwibone arirata yishira hejuru mu magambo make uvuze ngo ukore nk'interuro wenda utanga ubusobanuro twavuga ngo ubwibone ni imyitwarire ituma umuntu yishira hejuru akiyemera bigatuma yumva ko aruta abandi niba ari mu itsinda niba ari aho akorera niba ari aho atuye Satani aramutera bigatuma agira imyitwarire kwishira hejuru akiyemera akumva ko aruta abandi urumva icyo kintu Yesu yabwiye abigishwa aravuga ngo ushaka kuba mukuru ngo abe umugaragu w'abandi ni ibintu binyuranye n'umuntu Satani aramutera turaza kureba zimwe mu mpamvu zazituma abantu bagira ubwibone hari impamvu zimwe zituma abantu bagira ubwibone akagira iyo myitwarire yo kwishira hejuru agashaka gusuzugura abandi akumva ko akiyemera none akumva ko abandi bose abaruta abashize hasi reka tugenda twihuse twumve ijambo ry'Imana ribivugaho reka duhere mu gitabo c'Imigani 6 muri ubukundu ari cyaha gikomeye Imana yanga
hano kiraza ku rutonde rwa mbere. Tugiye kureba ibintu bitandatu ngo ndetse n'ibirindwi Imana yanga ngo ndetse bibera ikizira. Imana yanga kurenza ibindi byose. Turabivuga byose ariko cyane ko turaca karongo kubwibone. Gatandatu igitabo cy'imigani ibice bitandatu murongo wa 16. Hari ibintu bitandatu ndetse birindwi Uwiteka yanga bikamubera ikizira nibi. Batangiye rero kubivuga. Amaso y'ubwibone uca karongo kuko cyane no musi turibanda kubwibone. Ururimi rubeshya. Amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Umutima ugambirira ibibi. Amaguru yihutira kugira urugomo. Umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma n'uteranya abavandimwe. Hari umuntu ufite Bibiliya ijambo ry'Imana? Ta muntu wayizanye. Bibiliya ijambo ry'Imana niho hasobanura neza. Hano mvuko bavuga narahanditse hano ku rupapuro haravuga ngo hari ibintu bitandatu uhoraho yanga ku muntu ndetse n'ibirindwi azirana nabyo. Haraza ku mwanya wa mbere amaso y'ubwibone, akarimi kabesha aho no mu ijambo ry'Imana, amaboko avusha amaraso y'umwere, umutima ugambirira ibibi, ibirenge byihutira kugira nabi, umugabo urarikira gushinja ibinyoma na gashoza ntambara mu bavandimwe. Gashoza ntambara umuntu uteranya abavandimwe. Aho ni mu migani gatandatu bice 16 murongo wa 19. Reka tugende mu migani nanone ko turagenda tureba icyaha cy'ubwibone. Gatandatu 11 no kuri 2. 11 no kuri 2. Umuntu ufite Bibiliya ijambo ry'Imana aze kuhareba niho habisobanura neza. Haravuga ngo iyo ubwibone buje isoni ziherako zikaza, ariko ubwenge bufitwe n'abicisha bugufi. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana sinzi cyatumye abantu bose batayigira. Hano haravuga ngo 11 no kuri 2 haravuga ngo ubwirasi butuma umuntu asuzugurwa, kwicisha bugufi niko kugira ubwenge. Ubwirasi butuma umuntu asuzugurwa. Ubwo ko turareba birici bivugaho twagiye aho mu migani 21 no kuri 4. 21 no kuri 4 haravuga ngo kureba n'igitsure n'umutima w'ubwibone nibyo rumuri rw'abanyabyaha, byose ni icyaha. 21 no kuri 4 abafite Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo indoro y'agasuzuguro n'umutima w'ubwirasi ni icyaha. Ni icyaha kiranga abagizi ba nabi. Indoro y'agasuzuguro n'umutima w'ubwirasi ni icyaha kiranga abagizi ba nabi. Reka tusome hano turaza kuvuga umwanya muto tubone gukomeza n'ibindi. Tugende muri Mariko 7 no kuri 20 kugeza kuri 23. Mariko 7 20 haravuga ngo aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'ibyisoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ubwibone muca karonga aho ngaho. Reka tube duhagararira. Twavuze ngo ubwibone ni imyitwarire umuntu bituma umuntu yishira hejuru, bigatuma yiyemera ndetse ngo agava kabandi bose abaruta akabasuzugura. Yesu nawe yashize muri rutonde rw'ibyaha twasomye hano dusomye muri Mariko, yavuze ibyaha byinshi. Yesu yabanye n'abafarisayo n'abanditsi n'abayuda, noneho ngo baraza umunsi umwe baravuga bati abigishwa bawe bakora amakosa, baje barya bataje bisintoki, kuko ngo bagiraga imigenzo y'abasekuruza mbere ngo yo kurya babanzaga ngo bakaja bikintoki. Ndetse ngo iyo bavaga mu iguriro ngo babanzaga ngo bakibira mu mazi
uko niko bakoraga abafarisayo n'abanditsi. Bisobanura kuko agize gute abanje kwiyeza, abanje kwitunganya. Noneho Yesu aravuga ati mwebwe muribesha. Aravuga ngo ntabwo ikintu kiva hanze kikinjira mu muntu ntabwo ari cyo kimuhumanya. Ibyo kurya turya ngo byinjira mu kanwa bikagera mu nda bikagira aho bisokera. Aravuga ati ntabwo ariko bimeze. Kurya udakarabye utaje bisindoki ibyo si byo bihumanya umuntu. Ahubwo bihumanya umuntu ni biva mu muntu imbere. Niho hari yavuze aravuga ngo mu muntu niho hava imigambi mibi, niho hava ubwicanyi, niho hava guheheta, niho hava ubusambanyi, niho hava ubugome, ni naho haturuka n'ubwibone. Ariko ibijya mu nda binyura hano mu kanwa bikaja mu nda bigasohoka. Ariko abafarisayo kubera imigenzo yabo yabasekuruza ibo bumvaga ko kurya udakarabye mbese utaje bisindoki uba wakoze ikosa uba witwa umuntu uhumanye. Yesu aravuga ati ibyo siko bimeze. Ngo se muri abaswa bigezaho ikija mu kanwa ntabwo ari cyo cyanduza umuntu, cyo gituma umuntu ahumanya, ahubwo ikivi indani. Kuko mbere yo gukora icyaha nk'umuntu w'umwicanyi arabanza akabitekereza, agashaka ibikoresho, agapanga, akavuga turiya muntu akorera hanaha, aya masaha nibwo ataha wenyine, ataha ahantu runaka. Ibyo bintu akabipanga akabitekereza akazabona kugira gute kubigeraho. N'abajura nuko babikora. Buryo uzareba abajura burya yiba ahantu yabanje gusura, ahantu azi neza, azi nuko inzugi zikingwa, azi n'icumba wenda nyirinza araramo, azi cy'abashitsi, azi cy'abana, muri sarazi ibintu birimo, niba harimo televiziyo, niba harimo akabati, ibyo bintu byose arabanza kahasura, nyuma akazabona gufata umugambi wo kwiba. Bivuze mu yandi magambo arabanza akabitekerezaho. Nono bigatangira ari igitekerezo kikabyara irari rikabyara icyaha kikabyara urupfu. Niko Bibiliya bivuga. Rero Yesu aravuga ati oya ibija mu kanwa ntabwo ari byo bihumanya umuntu, ahubwo ibituruka hari imbere. N'abasambanyi nuko babigenza. Ntabwo ahura n'umuntu mu muhanda ngo mufate ku ngufu, ntibishoboka. Arabanza akamuganiriza agacerira hirya, amubwira utugambo twiza, mwereka ko ari inshuti, ibintu by'amakorosi maremare kugira ngo agere kuki, agere ku ntego. Noneho rero aza kuvuga n'iki kintu cy'ubwibone. Aravuga ngo ubwibone nabwo bugira gute, buturuka mu mutima. Hari ibintu bitera ubwibone, turaza kubivuga wenda twihuta kubera amasaha yacu. Ikintu cya mbere gitera ubwibone ni ubutunzi. Umuntu azagenda agashakisha Imana ikaguha umugisha, ikaguha n'ubwo bwenge, ikaguha n'izo mbaraga, abantu agakira, agatunga, kubaka inzu cyangwa akagura imodoka. Noneho bamwe, ntabwo ari abantu bose, yamara gutunga wenda yari umukene, njya numva mu Kinyarwanda bavuga ngo ningirira buheri. Cyane babantu babanje gukena abeshi, iyo amaze gukira azashaka kwereka abantu noneho kubita kimeze kwa kundi, akavuga ati sinabubonerwa, reka mbereke ko ntakiri wa wundi. Baransuzuguraga, barankandagiraga, reka noneho mbereke ko nakomeye. Agatangira kugira gute, kugira ikiburi, agatangira kugira ubwirasi, agatangira gusuzugura abantu babanaga bari baturanye. Cyangwa se mwariganye, ubona urangije ishuri, urakomeza, urangiza, ubona diplome, ubona degree, ubona masters, ubona doctora, aho gukunda abantu none ugashaka kubirataho. Ugashaka kugira gute, kubirataho. Ubwo icyo ni ikintu cya mbere gitera kugira gute, gitera ubwibone, ubutunzi. Ubutunzi icya kabiri ni icubahiro. Reka turebe hano, Aneti namfashe gusoma hariya, turebe kino kintu cy'ubutunzi kirajyana n'icubahiro. Turebe Nebukadinezari, Daniyeli 4:17, 4:17. Daniyeli ibice 4 ku murongo wa 17. Twumve Nebukadinezari ukuntu byamugendekeye, turareba ukuntu yazamutse n'ukuntu yakomeye, ariko nyuma aza guhura n'ingaruka zikomeye kubera ubwirasi. Daniyeli 4:17 ravuga ngo nicyo giti nuko icyo giti wabonye gikura kigakomera, ubushorishori bwacyo bukagera mu ijuru, kikitegera bo ku mpera y'isi yose. Yes.
kandi ibibabi byacyo byari byiza, kikaba cyari gihunze imbuto nyinshi. Muri cyo hakaba harimo ibyo kurya bihaza abantu bose, kandi inyamaswa zo mu ishyamba zikaba munsi yacyo, ibisiga byo mu kirere bikaba mu mashami yacyo. Icyo giti ni wowe Nyagasani, warakuze urakomera, gukomera kwawe kurakura kugera mu ijuru, n'ubutware bwawe bugera mu mpera y'isi. Kandi nk'uko umwami yabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru, akavuga ngo tsinda icyo giti ukimareho, ariko igishitsi n'imizi byacyo ubihambirize icyuma n'umuringa, uberekere mu gitaka mu bwatsi bwo ku gasozi, kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kandi kirishane n'inyamaswa zo mu ishyamba kugeza aho ibihe 7 bizashirira. Amen. Amen. Ushaka ubuhagarariye aho ngaho. Hano dusomye inkuru y'umugabo witwa Nebukadinezari. Abanyeshuri benshi baramwize. Yari umwami, yari empereur, umwami w'abami i Babuloni. Bibiliya iravuga ngo yari akomeye cyane, ategetse ibihugu byinshi. Bukeye ngo arota inzozi, aryamye ngo arota inzozi, yabisomye hariya. Ngo abona igiti kirekire kirakura, ngo ubushorishori bwaco ngo burazamuka bugera mu ijuru, ngo kikagira n'ibibabi, ngo inyamaswa ngo zikaza ngo zigahundagara munsi ya bya bibabi, ngo kikagira n'amashami, ngo ibisiga bikaza nabyo ngo bikaba muri ya mashami ya ca giti, ngo kikongera kandi kikagira ngo n'imbuto nyinshi, ngo buri kintu cyose buri wese ngo ashobora kurya agahazwa n'imbuto zo kuri ico giti. Noneho ngo nyuma ubwo yari kwarota, yasomye hariya ngo uwera wagizwe umurinzi, ariko mubiri ijambo ry'Imana havuga ko ari marayika ngo aramubwira, ngo abwira Nebukadineza mu nzozi, ngo aramubwira ngo natsinde kiriya giti, ngo narangiza ngo akokore ngo ariya mashami, ngo ahungure na biriya bibabi, ngo anyanyagize na ziriya mbuto zikiriho hasi. Hariya yasomye ijambo hano, ariko aravuga ngo imizi n'igishitsi. Hari ahantu yasomye ngo imizi n'igishitsi. Kandi ibibabi byacu byari byiza, kikaba cyari gihunze imbuto nyinshi, muri ico hakaba harimo ibyo kurya bihaza abantu bose, kandi inyamaswa zo mu ishyamba zikaba munsi yacu, ibisiga byo mu kirere bikaba mu mashami yacu. Ico giti ni wowe Nyagasani, warakuze urakomera, gukomera kwawe kurakura kugera ku ijuru, n'ubutware bwawe bugera ku mpera y'isi. Kandi nk'uko umwami yabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru, akavuga ngo tsinda icyo giti ukimareho, ariko igishitsi n'imizi byaco ubihambirize icuma n'umuringa, ubirekere mu gitaka mu bwatsi bwo mu gasozi, kugira ngo kije gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kandi kirishane n'inyamaswa zo mu ishamba kugeza aho ibihe 7 bizashirira. Haleluya. Aramubwira ngo urumva ko icyo giti yabonye bagitema baragikokora, ibibabi babikuraho, imbuto barazinyanyagiza hasi, ariko aramubwira ngo igishitsi n'imizi ubihambirize ibyuma n'umuringa, ngo bibe mu butaka bwo ku gasozi, ngo kizarishane n'inyamaswa, kizabane n'inyamaswa kuzageza biriya bihe 7. Mu biri ijambo ry'Imana haravuga ngo ni imyaka 7, kugeza igihe imyaka 7 izashirira. Nirangira icyo gihe ngo kugeza igihe abantu bazamenya kuko Imana ari itegeka ubwami bw'abantu, ukabushiramo uwishaka, ukomeye cyangwa yoroheje. Izo nizo nzozi amaze kuzirota, yahamagaye abapfumu, ahamagara abaraguza. Bibiri ijambo ry'Imana aho riravuga ngo ahamagara abantu babahanga ngo mu by'inyenyeri, abo bantu bose baraza ngo bashaka gusobanura za nzozi birabananira. Noneho ngo abaza Daniyeli ngo araza, aza kumusobanurira izo nzozi. Ngo akihagera Daniyeli ngo yarabanje ngo arunama, ngo arababara. Umwami aramubwira ati, Daniyeli yamwitaga ngo ni Belshazari, ngo reka kubabara, wembwire inzozi, wembwire ubusobanuro bw'izi nzozi, tugire ikibazo. Daniyeli aravuga ati, mwami izi nzozi ngiye kuzigusobanurira, atari ko zirakaba kubanzi bawe, kuko izi nzozi zirakomeye cyane. Izi nzozi zirakomeye cyane, ngo zirakaba kubanzi bawe. Aramubwira ngo icyo giti warose kirekire ushorishori bwacu ngo burakura buragenda bugera mu ijuru, ngo citegera ngo kumpera y'isi, ngo icyo giti ni wowe. Imana yaguhaye icubahiro, Imana yaguhaye gukomera, urakomera urazamuka,
ugira ubutegetsi bukomeye, ibihugu byose birakubaha, Imana iguha igikundiro n'igitinyiro. Ariko Nebukadineza ngo yagize gute? Yagize ikintu cy'ubwibone. Ngo umunsi umwe ahayagendagenda ngo yari yarubatse i Babuloni, mu rwa w'i Babuloni ngo yari yarawubatse. Abanditsi b'Abagiriki n'Abaroma baravuga ngo yari yarubatse izo nkike, ngo inkike zari inkike ndende cyane kandi nini, ngo ku buryo ngo igare ngo rikururwa n'amafarashane ngo ryakatiraga hejuru y'urwo rukuta, kandi urwo rukuta ngo rwari rufite amarembo ijana. Urumva ukuntu yari yarubatse Babuloni. Noneho akarusho ngo ashiramo n'ubusitani bukomeye. Ubusitani bwari aho ngaho ngo bwari mu bintu birindwi bitangaje byari aho ngaho i Babuloni. Noneho ngo umunsi umwe aravuga ngo Babuloni narakubatse kandi nakubakishije amaboko yanjye, ngo ndakomeye. Yikubita ku gituza aravuga ngo ndakomeye, Babuloni narakubatse. Ngo akivuga iryo jwi, ubwo akivuga gutyo ngo ijwi ryaramanutse ravuga ngo uzava mu bantu. Niyo ahandi bavuze ngo igishitsi n'imizi y'ico giti ukihambiriza iryuma n'imiringa ngo kije mu butaka bwo mu gasozi. Imana iramubwira ngo uzava mu bantu ugende ubane n'inyamaswa iriya mu ishamba, uzamaraho ibihe birindwi. Bibiri ijambo ry'Imana harabisobanura neza, ni mu zindi Bibiliya mu zindi ndimi bavuga ko yamaze imyaka 7, ariko ubwami bwe ngo bwakomeje gukora batazi y'umwambari. Yaragiye mu nyamaswa kugeza ngo igihe imisatsi yiwe yabaye kubwoya bw'ikizu cyangwa se bwa kagoma, ngo n'inzara ze zimera nk'inzara zibisiga. Abayongiyo mu gihe cy'imyaka 7 mu ishamba iriya yarabanye n'inyamaswa n'imparage, ngo akarisha ubwatsi nkinga. Imana yakira komeye cyane. Haleluya. Kubera ikintu ciki, ikintu cy'ubwibone. Urumva Imana yamuhaye gukomera, imuhereza icubahiro, imuhereza ubutunzi, ngo arangiza aravuga ati Babuloni yanjye narakubatse, nakubakishije imbaraga zanje ngo kugira ngo niheshe icubahiro. Imana rero atereka nkwereke, ugomba guca bugufi ukamenya ko ubwami bwose n'icubahiro cyose Imana ari igitanga, kandi ngo gihereza ugize gute ngo uwishaka, yaba akomeye cyangwa yoroheje. Mwene data, niba ko kanduka kubamwo kubwibone kubwirasi, twaririmbye hano hari indirimbo baririmbye yatunejeje cyane ivuga ko Yesu ari muri twebwe. Yesu niba ari muri twebwe tugomba guca bugufi. Yesu yarakomeye. Yesu waza guza umuntu wapfuye akaza akavuga ijambo akagira gute akazuka. Yesu waza guza umunsi umwe yigeze kugera mu gihugu cy'Abagadareni ngo asanga umuntu wari warasaze ngo yikebesha amabuye, yarabaye musazi, iyo nzira ngo nta muntu wari ukicamo, ariko Yesu ngo ahageze gusa acaha abadayimoni baratinya. Yesu yaza kuba nk'umuntu, yaza kuba nk'abantu b'iki gihe abavuga ati ngewe uzuvuga rimwe abadayimoni bagahunga, ngewe uzuvuga abantu bapfuye bakazuka, ngewe uzushika umuntu ugize imyaka 38 ku kidendezi cy'Ibetesida akaba muzima, yogize guteyeho kwirasi. Ariko yaza agaca bugufi cyane, aravuga ngo ushaka kuba mukuru abanze abe aca bugufi, abe mutoya b'umugaragu w'abandi bose. Imana rero yacishije Nebukadineza bugufi, ava muri guverinema, ava mu butegetsi, ajirira mu ishamba, abana n'imparage n'inyamaswa, amara imyaka 7, ubutegetsi buraguma burakora. Urumva ko cyagishitsi n'amizi byasobanuraga ko ubutegetsi bwe butavuyeho. Nuko kira giti cya bagikongoye, bakuyeho ibibabi bagikokoye, ariko ubutegetsi n'ubundi buracyagize gute buracahari. Ya myaka irangiye ngo yaragarutse, amaze guca bugufi, araza aguma ku butegetsi ngo kandagira icubahiro. Usome kiriya gice, yaje kugira ngo icubahiro kuri ti cyambere amererwa neza kandi arategeka neza, ariko amaze kugira gute kubona isomo kuko Imana yabanje kumwigisha. Haleluya. Ngaho soma, ongera usome hano muri Daniyeli 5:18 24 aho ngaho. 5:18 cyangwa reka ngufashe nawe warushe wakoze cyane. Reka dusome 5 Daniyeli 18. Haravuga ngo umva Nyagasani Imana isumba byose yahaye Nebukadinezari ubwami no gukomera n'ubwiza n'icubahiro. Abantu bamoko yose y'indimi zitari zimwe baramutinyaga, bagahindira imishitsi imbere ye kubw'icubahiro Imana yamuhaye.
yicaga uwo ashatse kwica, akarokora uwo ashatse kurokora, yogezaga uwo ashatse kogeza, agacisha bugufi uwo ashatse gucisha bugufi, ariko yishyira hejuru, yinangira umutima, bimutera kuba umunyagitinyiro mu byo yakoraga, niko gukurwa ku ntebe y'ubwami, maze icubahiro cye bakimukuraho. Nuko yirukanwa mu bantu, umutima we uhindurwa nk'uw'inyamaswa, abana n'imparage, akarisha nk'inka. Umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho yamenyeye ko Imana isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibimikamwo uwishatse. Ariko wewe umwana we Berushazari, ntiwicishije bugufi mu mutima wawe nubwo wamenye ibyo byose, ahubwo wishize hejuru, ugomera Uwiteka Imana nyir'ijuru, bakuzanira ibintu byo mu nzu yayo, kugira ngo wowe n'abatware bawe n'abagore bawe n'inshoreke zawe mubinyweshe vino, maze uhimbaza ibigirwamana by'ifeza n'izahabu n'imiringa n'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye bitareba, bitumva, ntibitekereze. Ariko Imana ifite umwuka wawe mu kuboko kwayo, nyiri kumenya imigendere yawe yose, turakayishima. Nico gitumye itegeka ko ico kiganza kiza ikacandikisha iyi nyandiko, kandi byanditswe nibyo byibi menemene tekeri ufarisine, kandi bisobanurwa bitya menemene bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma, ishiraho iherezo. Tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo, ugaragara ko utashitse, kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe abamedi n'abaperesi. Haleluya. Iyi ni indi nkuru y'umuntu nawe utari woroshye, nawe wari ufite ubutunzi n'icubahiro, umugabo witwa Berushazari. Berushazari Bibiliya iravuga ngo ni umuhungu wande wa Nebukadinezari. Nawe ngo umunsi umwe ngo hamagara abatware, ahamagara abantu biwe bo muri guverinema, ngo arangije araza, ngo baranywa, banywa vino, barishima. Bamaze kwishima aravuga ati ndasaba ikintu kimwe, mugende munzanire bya bikoresho bakuye i Yerusalemu. Hari ibikoresho cyangwa se ibikombe Isa Nebukadinezari yari yaranyaze i Yerusalemu, arabizana abishira mu nzu aho ngaho. Berushazari aravuga ati mugende mubizane nabyo tubinyweshe. Ngo yari kumwe n'abagore be n'inshoreke n'abandi bakoranaga mu butegetsi, ngo barabinywesha. Bamaze kubinywesha, urumva cyacubahiro turavuga hejuru y'iki, y'ubwirasi, y'ubwibone, kwishira hejuru. Yumvise ko ari umwami, afite icubahiro, afite ubutunzi, akomeye, niko kuvuga ati mugende muzanira bya bikomera byo tubinywesha. Ngo indoki zirandika hariya ku rukuta, birandika ngo menemene tekeri ufarisine. Muri biri jambo ry'Imana aho haranditse ngo ni paresine. Cya kiganza nguko kimara kwandika, ngo umwami ahagarika umutima, ngo amagufwa y'amatako yiwe ngo arakomangana, ngo agira ubwoba. Arangije nawe byamugendekeye nkase, aravuga ati se ninde muntu uri munsobanura ino nyandiko. Bazana abakonikoni barananirwa, bazana abapfumu barananirwa, bazana abaragu barananirwa, babandi babahanga mu by'inyenyeri barananirwa. Ariko ngo umugabekazi ariwe mwami kazi muka Nebukadinezari, ngo aramuga ati mwami wikuka umutima, wihangayika. Ku ngoma ya Nebukadineza hariho umuntu witwa Daniyeli, ngo ufite umwuka w'Imana zera, niko Bibiliya yera niko izivuga. Ariko yisomye muri ijambo ry'Imana ho haravuga ngo ufite umwuka w'Imana nziranenge. Ngo Isa nawe yigeze kurota inzozi, ngo abakonikoni barananirwa n'abapfumu bananirwa kuzisobanura. Ngo ariko uwo mugabo, ngo ni umugabo ufite umwuka w'ubushishozi w'ubuhanga, ngo azasobanura ibintu by'amayobera, ngo ibintu bitazwi byose ngo niwe ubisobanura, ku buryo ngo yavuze ngo aravuga ngo niwe mukuru w'abakonikoni bose. Ngo bashakisha Daniyeli, kuko Daniyeli muribuka yakoze ku ngoma ya Nebukadinezari, akora no ku ngoma ya Berushazari, akora no ku ngoma ya Dariyo. Izo ngoma zose yazikozeho. Ngo baragenda baramureba, bamaze kumureba Daniyeli ni hariya twasomye, aravuga ngo iso Nebukadinezari Imana yamuhaye icubahiro, imuha gukomera, ariko yishura hejuru.
avuga biriya byose twasomye, ukundi yakomeye, ukundi yagize icubahiro byose, ariko ngo ntiyicisha bugufi. Imana iramuhana ati ni byinshi Imana yakoze kubera kwishira hejuru kwa Nebukadinezari. Ati ibyo byose warabisomye, urabizi, warabimenye. Haleluya! Uwo ni Daniel wari kubwira Berushazari. Utaraganire na se ntazamenye icyo sekuru mwagize gute. Aravuga ati none se ntiwasomye amateka ya papa wawe? Ntiwasomye ibyamubayeho? Amarchive ntahari? Ntiwabisomye se ntiwarubizi? Ibyo byose wabirenzeho, nawe ugira gute? Nawe ugira gute wishira hejuru? Kuki wahamagaje ibintu byo mu nzu y'Imana biriya bikombe ngo ubinyweshe n'abagore bawe n'inshoreke zawe, ngo noneho banarangije amaze kunywa vino, ngo basenga ibigirwamana, ngo by'izahabu, by'ifeza, by'ibiti, by'amabuye, ngo bitumva kandi bitabona, ngo barabiramya. Daniel aravuga ati rero impamvu yateye biriya byose nta yindi nuko wasuzuguye, nuko wishize hejuru. Waruza amateka ya papa wawe, ariko ibyo byose ubirengaho, nawe ukora ibintu by'agasuzuguro, ibintu by'ubwibone. Mbese numva yakoze icanga kicande Nebukadinezari kicase. Noneho aravuga ngo niyo mpamvu yari amagambo mene tekeri ufarisini. Mene ngo Imana yabaza imyaka umaze ku ngoma igira gute? Yagize gute? Shiraho iherezo. Yabanjira ibara, yatanga iki fini, birarangiye. Mene tekeri ngo wapimwe ku bipimo, washizwe ku munzani, kwa kundi abacuruzi baza bapima ibintu, bazabanza bagapima, ngo ne kutagize gute? Udashitse. Imana yagupimye iboneka kudashitse. Ufarisini ngo ubwami bwawe bwahawe Abamedi n'Abaperesi. Bibiri iravuga ubwo muri iryo joro ngo baraje baramwica, ubwami buhabwa Abamedi. Nicyo gihe Dariyo yimye ingoma. Aziziki yaziziki. Shuti yanje, niba hari umudayimoni wawe kugendagenda ubwibone, umusezerere muri uyu mugoroba, umubwire ati rwose sinshaka ingaruka z'ubwibone. Ubwibone ni bubi. Imana yanga amaso y'ubwibone, ururimi rubesha, umutima ugambirira ibibi. Hano havuze ngo, reka mbisubiremo kugira ngo tubifate neza mu mutwe. Amaso y'ubwibone, akarimi kabesha, amaboko avusha amaraso y'umwere, umutima ugambirira ibibi, ibirenge byihutira kugira nabi, umugabo urarikira gushinja ibinyoma. Arabantu ngo bakagenda bakishira hamwe ngo baje gushinja umuntu ibinyoma ngo yakoze icyaha ntacyo yakoze. Ibyo biri muri ku rutonde rw'ibyaha birindwi Imana yanga bibera ikizira. Noneho ngo akazana agashoza ntambara mu bavandimwe, ariko icyo cyaha ni kibi. Umuntu uteranye abantu bavukana, akazi uyu akamubwira amagambo, akagaruka akayabwira uriya, barangiza bakagongana, yarangiza akiterera hariya ati ntabwo nabivuze, reka barambeshera. Amaze kugira gute? Kubateranya. Ko turavuga no munsi kubwibone, wenda Imana ndidufasha tuzaga rero kuri ibibindi. Ibyaha ni byinshi buriya. Bibiri ivuga ibyaha byinshi, na criminologie hano bize droit, criminologie nayo ivuga ibyaha byinshi, ntabwo twabivuga byose, ariko uno munsi ko turaganira kuki kubwibone. Amaherezo y'uyu mugabo Berushazari ntabwo yagize gute? Yabaye meza. Reka dusome hano turebe undi mugabo nawe ari we dusorezaho. Abami ba kabiri, ndimurambirwa ngiye gusoza. Abami ba kabiri, turebe isengesho ry'umwami Ezekiya, ibice 19. 19 Hezekiya, isengesho ry'umwami Hezekiya kuntu yasenze. 19 duhere ku 14. Bo kubera umwanya nari gusoma nkavuga amagambo ya Rabushake, intumwa ya Senakerubi, ukuntu yaje akababwira amagambo mabi, ariko ntituhasoma. Nabami ba kabiri 18 kuri 28.
ushaka kumva amagambo ya Rabushake yabwiye n'aba bayuda. Noneho reka tugende ku isengesho ry'umwami Hezekiya 19 duhere ku 14. Abami ba kabiri 19 ku murongo wa 14. Bukeye intumwa zishikiriza Hezekiya urwandiko, ararwakira ararusoma. Hezekiya aherako arazamuka ajya mu nzu y'Uwiteka, aramburira imbere y'Uwiteka. Maze Hezekiya asenga Uwiteka amuri imbere ati, Uwiteka Mana ya Isiraheli, wicara ku bakerubi, ni wowe wenyine Mana y'ibihugu by'abami bo mu isi bose, ni wowe waremye ijuru n'isi. Tega ugutwi kwawe Uwiteka wumve, wezesha amaso yawe Uwiteka urebe, wumva amagambo ya Senakerubi yatumye gutuka Imana ihoraho. Icyakora Uwiteka abami ba Ashuri barimbuye aya mahanga n'ibihugu byabo, bajugunye imana zabo mu muriro, kuko zitari imana nyamana, ahubwo zaremwe n'intoke z'abantu mu biti no mu mabuye, nicyo cyatumye bazirimbura. Nuko none Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze udukize amaboko ye, kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka. Dusimbuke ku murongo wa 35 twumve igisubizo cy'isengesho rye. 19:35 mwumve igisubizo cy'isengesho rya Hezekiya. Maze mu ijoro ry'uwo munsi marayika w'Uwiteka arasohoka, atera urugero rw'Abashuri, yica ingabo zabo 1,000 n'inzovu 8 n'ibihumbi 5. Abantu babyutse kare mu gitondo basanga ingabo zose ari imirambo. Nuko Senakerubi umwami wa Ashuri arahava asubirayo atura Nineve. Bukeye ari mu ngoro y'Imana ye Nisiroki aramya. Aduramaleki na Sheraseri abahungu be baraza bamwicisha inkota, baherako bacikira mu gihugu cya Ararati. Maze umuhungu we Esarihodoni yima ingoma ye. Hano batubwiye inkuru y'undi mwami nawe ukomeye witwa Senakerubi. Uyu Senakerubi yigarura ibihugu byinshi. Amaze kwigarura ibihugu byinshi, atuma intumwa zirimo umugabo witwa Rabushake, abatuma ku mwami Hezekiya. Hezekiya nawe yohereza izindi ntumwa ziwe, barahura bababwira amagambo y'agasuzuguro, ntabwo dufite umwanya wo kuyasoma. Aravuga ngo se Hezekiya, urishingikiriza iki? Ni Egiputa se imeze nk'urubingo, ngo ushobora kwishingikirizaho ngo rukagutikura mu kiganza? Ngo ni Imana yawe se kandi warayisenye ibicaniro, kuko yari yarasenye ibicaniro bya Bayali n'ingoro zayo ukazisenya, iyo niyo Mana wishingikirije? Amubwira ibihugu byinshi yagiye yigarurira. Aravuga ati, mwebwe se Yerusalemu niruta Arapadi na za Hamati n'ibindi bihugu byinshi yagiye atondagura ibihugu byinshi ngo yagiye yigarurira. Aravuga ati, mwebwe ntabwo mwahagarika umugambi wacu w'intambara n'ubutwari bwacu. Twamaze kugambirira ko tuzakora intambara, tuzabarwanya kandi tuzabanesha. Ngo yandika amagambo menshi yarimo agasuzuguro kenshi. Twumvise Hezekiya rero ngo yafashe rwa rwandiko ngo arujana mu rusengero. Niho mvuye gusoma hariya. Aravuga ngo Mana wumva, utega ugutwi wumve kandi urebe, wumva aya magambo y'agasuzuguro ya Senakerubi. Ati koko biriya bihugu yarabirwanije, arabirwanya, arabinesha, kuko byasengaga imana zitumva zitabona, zakozwe mu biti no mu miringa no mu bindi. Ariko wowe uri Imana ihoraho. Avuga amagambo menshi, arasenga cyane. Hanyuma icyabaye ni igiki? Hariya twasomye kuri 35. Marayika ngo yaramanutse araza aho ngaho mu nkambi aho bari bakambitse ingabo za Senakarebu, ngo yica abantu 185. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana niho habivuga neza, havugira imibare. Haravuga ko ari 185 no mu Gifaransa no mu Giswahili. Marayika ako kanya ngo araza muri iryo joro abakubita rimwe gusa. Marayika arakomeye, marayika umwe gusa, 185 aho biba birapfuye. Kubera iki? Kubera ko Senakerubi yari yazanye ubwibone n'ubwirasi. Yasuzuguye mwami Hezekiya, yamusuzuguranye n'Imana yiwe, yumva ko yigaruye ibihugu byinshi, ariko ibyo bihugu byose byasengaga ibigirwamana byakozwe mu izahabu no mu biti no mu ifeza, ntabwo byasengaga Imana rurema. Ariko Hezekiya kubera ko yubahaga Imana kandi yayikundaga, yaravuze ati bari nyine baraneshejwe, bari bihugu yarabyigaruriye kubera ko bidasenga Imana nzima. Ariko uri Imana yumva, uri Imana ibona, uri Imana ikora ibitangaza.
marayika aramanuka yica za ngabo zose za Senakerubi mu ijoro rimwe gusa ngo basanga imirambo. Nyuma yabwo abahungu be baraje nawe baramwica, baraje bica Senakerubi. Turangarije ku mugabo witwa Herode, iwe ntabwo ndi busome, uyu mwanya wagiye, ubishaka araza gusoma Byakozwe n'Intumwa ku 12 no kuri 21 kugeza kuri 23. Umunsi umwe nawe ngo yaraje ngo aganirira abantu, arabaganirira. Herode Agripa ngo abantu barava ngo noneho ngo ntabwo ari umuntu ngo ni Imana, nawe arabyakira mu mutima kuko nyine yizamuye. Marayika ngo yaraje aramukubita ako kanya ngo ahinduka inyo, ako kanya sur place ahita agwa aho ngaho. Imana itugirire neza. Isomo dukuyemo hano, ndasoje, isomo dukuyemo nuko icyaha cy'ubwibone Imana icanga ikizira, kiri ku rutonde kuri liste y'ibyaha Imana yanga. Isomo rya kabiri nuko icyaha cy'ubwibone iyo ukigize ukomeje kwirata igira gute? Kigira amaherezo atari meza. Hari undi mugore nawe nari nibagiwe, Vashiti, umugore wa Ahasuwerusi, nawe yarirase kubera uburanga. Hari ibindi bintu bitera kwirata, abantu birata kubera uburanga. Nawe ngo umwami yaraje ngo nawe hamagara abantu barabatekera, araza ngo arangije arabereka ngo iminsi 180 abatambagiza mu rwabereka ubutunzi afite. Ngo ageze aho ngaho aravuga ngo reka mbereke n'umugore wanje Vashiti, ngo yagiraga uburanga, ngo amutuma w'inkone ziwe ngo bagende babwire Vashiti aze nawe mwereke abatware banje, mbereke abategetsi. Hari abagabo nze konda kumva bavuga ngo ngira umugore mwiza akamwerekana. Umwami nawe ngo yarashatse kwereka abantu umugore mwiza, umugore wiwe Vashiti, ngo reka bereke ngo umugore we ngo afite uburanga. Uburanga nabwo buri mu bintu biza bituma umuntu yirata. Ba mama iyo yari mwiza yasokoje neza azubona agenda agira atya, agenda yireba. Vashiti yatewe n'uwo mudayimoni w'ubwirasi, ati njyewe koko njyewe, akatuma inkone ngo zize kumbwira. Nawe ngo yari yakoresheje ibirori ku ruhande aho ngaho, antuma inkone arizo za kumbwira ngo nje hariya. Urumva umwami ari kumwe n'abategetsi n'abatware n'abantu bakomeye, yaberetse ubutunzi, yafashe iminsi 180 agenda abereka ubutunzi, aravuga ati gisigaye nukubereka umugore wanjye, mfite umugore mwiza. Vashiti aranga, arasuzugura. Amaze gusuzugura umwami aravuga ngo se tubikore bimeze bite, bigenze bite? Amukoze isoni. Ngo ahamagara abagabo bacura bwenge, baza amateka, bazi n'amategeko, bafite inararibonye, baza nk'umugabo umwe ngo ni Memukani, ngo yatanze inama kandi niyo bagendeyeho. Aravuga ngo iki kintu Vashiti akoze ntabwo asuzuguye umwami wenyine gusa, asuzuguye abatware bose muri iki gihugu, asuzuguye n'amahanga yose. Kandi ikibazo abatware kazi niba bumva ibyo Vashiti yakoze, natwe arahita badusuzugura. Bati mwami inama jewe ntanze, niba umwami abishaka aciteka akakanya shiraho arete presidentielle, Vashiti akurwe ku bwamikazi, bashaka undi mugore umurushinge so nziza no kwitonda. Ngo abantu bose bamakoma mu mashi, baravuga ati ntumva inama. Vashiti ako kanya bahise basohora itegeko ava ku bwamikazi. Nicyo gihe bahamagara abamisi, nicyo gihe bahise batambutse. Kubera iki? Kubera ikintu ciki kubera ubwiza ngo ni mwiza, afite imisaya neza myiza, ngo ateye neza, ngo ako kanya sur place bahise itegeko. Uyu wari ukwiriye kubera abandi batwa abamikazi akabera urugero rwiza. Ubuse abatware kazi nimumva ibintu yakoze twese bazadusuzugura. Shuti yanje duce bugufi, niba ufite ubwenge, niba ufite ubuhanga, niba warize, niba utunze, niba usa neza, niba umeze gute sinzi icyo umeze, n'imitungo ufite nuko umeze kose, menya ko Imana yari guhaye izo mbaraga, niyo yaguhaye ubwo buranga. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ibyo ntunze nanje ubwanje ntacyo dufite cyo kwirata, ibyo dufite byose ni Uwiteka wabiduhaye. Imana idufashe kandi iduhe umugisha, iduhe guca bugufi no kwizera, kuko byose ni byo Uwiteka. Ndasoje, waba uri hano umva ari byo ushaka gukiranura imbere y'Uwiteka kugira ngo Uwiteka akugirire neza,